wacu. Inshuti muteze amatwi Radio Rwanda, namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Abanyamugi, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero indamutsa. Kuva kera numvaga abagiye mu mujyi bavuga ubwiza bwawo, bakavuga amazu maremare n'imodoka nyinshi zihora zinyuranamo, urujya n'uruza rw'abantu, ariko ubwo najyaga mu mujyi sinzabyibagirwa. Nzabibwira abuzukuru nabo bazabibwira abuzukuruza. Wamvugishije vere igikobwa umukobwa w'amabukwe warakajwe n'ikisha. Ubu ni ryari gasa? Ni ryari? Vere nakoze iki koko? Ni ryari? None se si nijoro vere? None se twavuganye ngo iki? Nyine twavuganye ko nzajya ntakare kugira ngo ntanywera amafaranga nakoreye. Kandi dufite umushinga nyine wo kugura isambu. None utashye igicuku kinike wanasinzi. Igare ryo sinzi niba uzamenya aho waritaye. Ariko gasa koko. Ariko sinasinze cyane vere. Kandi igare narisize naho ndahazi vere. Ariko humura rwose igare ryangiriraye kwa mukecuru. None se wamwereye kwa mukecuru gasa? Ubutaha nyangahe koko mana y'u Rwanda? Nyangahe? Yose yo nakoreye ndazanye vere. None se urumva nakwigondera byeri zo kwa mukecuru. None se wasinzi zosengerewe nande koko? Mucuti wanjye miri yansengereye ku buryo ngezaho nzikura nk'iyizira. Ahubwo bugore mwiza akira ko nkuzaniye. Siraye gutahiraho nawe yarayemere muhungu wa mukecuru. Nazi ko duherukana kera cyane. Icyo ngukundira ko ucura gasa ucura rwose twararuhanye. Fundura vana ukura amazi yuzuye akanwa gasa. Mperuka kunywa akabyeri kera rwose. Reka usogongerere. Ndabakira gasona wumva kubaye mugore mwiza. Erega Verena reka nkubwire. Buriya ndagukunda n'impamo ya Mungu. Sinagucura pe. Gasome wumva ukuntu Imana igira neza pe. Ariko se abo bana bo kwa mukecuru baje ryari ko mavuye muri uyu mugoroba? Erega nanjye nari ntuye umuba wa nyuma w'ibishyimbo. Nego igare ryanjye ngongire ntahe. Ngiye kubona mbona imodoka nziza koko. Nziza ariko yayindi y'ibirahure bimwe bitabona. Mbese udashobora kumenya ibiyirimo wowe uri inyuma yayo. Nihagaze aho ngaho mbona havuye abantu beza koko. Abantu beza Imana yaremye ibyitayeho. Nitekereje neza mbona yemere n'umugore we n'abana babo. Ariko rero aka kabyeri nuko nagaherukaga kararyoye. Ariko Emile sinajyaga numva bavuga ngo we n'abana be n'umugore baba mu mahangara. Ngo yaragarutse da. Yari yajyanywe no kwiga. None yaragarutse n'umuryango we wose. Ariko abana ngo baracyakomeje kwiga. Impamvu baje ngo bari mu biruhuko nabo. Emile disi Imana izamuha umugisha pe.
yirata ubwo yakubonye arakwibuka arakumenya gusengerera ka pirimusi uva zirera ndi gira uti yampube bishyira kera harongera arampobera urumva amarira amubunga mu maso ari umuntu w'umugabo maze barambwiye ngo gasake inshuti yanjye yo mu bwana uracyabaho nanjye ni ndaho ndi gasake ndakomeye umugabo wa verene nanjye nemeye ibicuro by'abakuru gasake kuva ejo umukecuru yavugaga ko afite ibicuro umubiri wose none koko abana be baramuhobeye icyo tudahorejeho nicyo ngicyo ibyo by'ibicuro simbyemera uzi impamvu umukecuru yari azi ko umuhungu we yavuye kwiga mu mahanga kandi yari abizi ko agomba kumusura ibyo byo simbyemeye rwose ntacyo batumye n'inywera akabyere disi we ahubwo bagumye n'ahangaha iminsi mike rwose ariko vere nkomeze nkagusomera vere nsomyaho nanjye tose we ntiwazihaze nawe rwose ariko uzi n'ikindi vere uzi ko ntamenye amakuru ntarenze wa muntu we burya ngo wamwisenge neza wa mukecuru ngo ari hafi gusabwa ariko ubundi ubi n'ahangaha gasa ubu nibwo ukimenya ko mukamisha ari busabwe na wa mwarimu witwa Diriyane reka ta none se vere niba umenya amakuru ntumbwire se urumva nabibwirwa n'iki ko nzi ko butira utageze kwa mukecuru se nabwirwa n'iki ko amakuru nk'aya ataba yakugezeho koko hagati aho rero verena zanzu zimuranye iminsi zirasohoye izihe se muri izo ko nzi kugira nyinshi ngaho kugura ikibanza tukubaka inzu ukava mu gikari cy'iwanyu gushinga iduka ukareka kunyonga igare n'ibindi ubwo ndamenya ari izihe mbere igihe nifurije kujya mu mujyi ntukizi vere ndakizi rwose ntiwibuka mwene basetsa ava mu mujyi akaza yambaye ikobo yicitse ku mavi atwirataho ntiwibuka n'ingingo agashira bake ndabyibuka ntigashira ntiwenda ntendeka hejuru y'amakara ariko nzitwe ko nageze mu mujyi nk'abandi akansuzugura ngo gasake sinakujyana mu mujyi utazawuburiramo iwanyu bakakumbaza none se urashaka kunsigana n'abana bawe ukajya kumwongera mu mujyi gasa hoya sinzagusiga verena mugore nkunda mbese nzagenda ntembera umujyi nisanga ubuzima bumeze neza nzagaruka nkujyane maze twiturireyo ariko vere ntujya ubona bagiye ko bagaruka ari abasirimu wahane nukuri sinarinzi ko ufite mubyaro wawe usetsa kuri ya show maze mwaho yananiwe reka ndemira arasetsa cyane narayembuye iwanyu imbavu zindya rwose ahubwo nabonaga wagize isoni useka gusa utavuga sheri ariko buriya nari kuvuga iki koko mukami bariya abantu bose baranduta cyane maze yavuze ngo abana bo tubura kwiga tukihutira gushaka ariko nibyo sheri we yarabanje ariga n'umugore we baraminuza baba abadogiteri reka ndumva inama yakugiriye zagucengeye zancengeye ibyo da tugomba rwose kwiga mukunzi kugira ngo tuzagere aho tugera Adrien umenye ko ugomba kujya kwiga usize twambaranye inkweto kuko abasore ndabazi ushobora kugenda ukagarukana umugore noneho urukundo rwanjye nta cyizere rufitiye kuko nakwizeye ariko ndavuga ibyo njya numva aho kugira ngo mbure umukunzi wanjye ngo ni amashuri wabireka rwose tukigumira hano mu bwarimu tukanahinga tukabaho mu buzima buciriritse ariko turi kumwe ni ukuri uhumura sinzakubangikanya n'undi uwo ari we wese mukami tuzajya tujya kwiga muri vakanse kandi tujyanye kuko kubaho ntari njye tutabishoboye simbishoboye nyine ko bigira urwenya se nanjye simbishoboye mukunzi wanjye ahubwo se abashyitsi bazataha ryari bazataha ejo bundi bagomba gusubira mu kazi kabo nabo ndabwira muzehe rwose akora uko ashoboye ararageze iwanyu kwa mukecuru aramukanye n'umunyamashuri we
ese wamumubwira mwibuka? Nenda wayoberwa umwana wo kwa mukecuru Helenara cyangwa umunyeshuri yigishije w'umuhanga nka Emile. Mukecuru warazwi da. Ongeraho ko ari n'umukungu uzwi naho iwacu. Papa ajya avuga ko ariko kabarazi kuva mu busore bwe, none arashaje. Wasanga buriya barabyirukanye. Ahubwo ngo umugabo we bari inshuti cyane kubera ko yari umwarimu. Noneho niyo mpamvu Masenge namubwiye ko umusore dukundana ari umwarimu ntajurire. Uzi ko mbere Bizimana wa musore ukora mu ruganda rw'icyayi yigenzagenzaga iwacu bigaragara ko ari njye akurikiye, maze Masenge akanshyira ku ruhande akambwira ngo nitonde. Reka ariko wakikubona yigeze agira icyo ambwira kugeza igihe namubwiriye ko dukundana. Reka da. Maze nawe ahita ambwira ngo narabyibwiye. Ibi urimo ni ibiki koko Yemi? Mbe mwaramutse neza mama. Se bahungu bahabariyera mbere ukera kabango uburangare busigaye muri uru rugo ni bwoko kimwakabyaramo. Abasore uhamagara nibo basuye ubwatsi mama. Basuye mu gishanga kuzana ubundi. Sheri ongera uteme neza ubwatsi ngufotoresha. Ongera koko ndira rubigenda. Uramenye mukaza mutazagenda muvuga ko muza nk'abakoresha kandi ntabuza abakozi. Hereza uwo muhore me hereza wasanga abanyamujyi mugaburira inka yavuga ngo iki. Umva mama kandi di ahubwo mukanyuramo isuka njye gukura ibijumba. Ibyo by'ubunyamugise ni ibiki? Kugaburira inka se ni ikinegu mama? Si ikinegu ariko ako kazi ba nyirako barahari baragahemberwa kandi barakamenyereye. Uyu munsi nitwe tugakora mama. Aderi bwira babakobwa bawe bambare bote di mu murima gukura ibijumba dusarura ibishyimbo bazave no bamenya akazi se yakuza akora. Ego man mundekera abuzukuru. Twe ntabwo ari uko nguko twifuza kurera abana bacu mukecuru. Tugomba kubigisha byose. Mukecuru n'umugoroba n'ijye ukama mwereke abana banjye ko amata ava mu icebe ry'inka atava ku igare cyangwa se mu bikarito. Iyo biga mu mahanga rero aho bakuriye bayabona apfunyitse mu ikarito cyangwa se mu gikopanisi. Uretse n'abawe bakuriye mu mahanga sinjya numva ngo nabo mu mujyi ntibazi ko ari nk'iyakamwa. Uretse tujye mu murima urebe ko bazaho ubunyobwa buva cyangwa ibishyimbo. Mama urabarenga baba baje kwiga. Nabareke abana baziga mu mahanga aho bahura nabo badahuje umuco nibaza mu biruhuko tubicane mu mujyi bazamenya ibyo wabo ryari. None ko aribwo buzima mwabahitiyemo mwabohereje kwiga mu mahanga mutarize haruguru hakukishaba. Niho twizeye go ariko nuko aribwo bushobozi ababyeyi bacu bari bafite. Ubwo ntureba ko wazanye amabavu mu ntoki se wa mwana we uzasubira mu basirimu bagenzi bawe se bavuge ngukira. Ninde umushinzwe muri abo bose se mama? Sheri ngwino nkwereka ahubwo ubukarabye intoki ho gato. Kanze rwose n'ubwatsi ndabona murangije. Naramutse kwa mukecuru. Waramutse neza. Ndakumvaga sa. Uracyahari? Ndahari rwose. Imana ishimwe rwose ndahagusanze. Waruzi ko usanga yatashye noneho gata. Naringize ngo wancitse rwose kandi nashakaga kuguha impano. Impano? N'iyi nkoko rwose mi. Uri inshuti yanjye kuva kera rwose. Sinakubona nyuma y'igihe kirekire gishize rwose ngo ugende ntacyo nguhaye. Akira rwose. Utugabiye inkoko koko gasa. Rwose. Muzayorore rwose muzayorore izororoka ibyara izindi nkoko nyinshi cyane. Ariko gasa. Urakoze gasa. Urakoze rwose. Sheri iyi nkoko tugomba kuyorora. Tugomba kuyorora pe. Nubwo bitoroshye rwose nkemereye kuyorora iyi. Muzayorore. Nzashaka akazi ubororeramo maze norore iyi nkoko gasacya tuyorore. Muzayorore rwose. Ariko gasa kubona igihe tumaranye nawe tubane naha ukaba utarampa n'imbeba ariko Emile ukaba umugabiye inkoko koko. Mukecuru nawe rwose urasetsa ariko none se mukecuru wowe gufite inkoko nyinshi ahubwo Emile umuhisaki zamufasha nyine yizatuma inkoko yororoka nyine. Nawe ubundi Emile ni inshuti yanjye rwose ntabyibagirwa rwose. Gasa nangire mu bantu ashobora kwibagirwa pe niba hari inshuti nagize nkimenya ubwenge
uri mu ba mbere muri zo rwose. Ahubwo rwose uzirikana ibyo twaraye tuvuganye uzaze mu mujyi kunsura Gasana. Urabizi nabyifuje kuva kera ariko simbizeme. Kugera ikise gato iwacu wageze kure ni data wageze mu mujyi w'Inyamagara. wowe rero ugomba kuharenga kubera ko ugomba kugera mu murwa mukuru w'igihugu. ndabyifuza kuva kera. uzaze rwose uzaze unarebe ko inkoko uduhaye hari ukuntu byagenze. ndebe kapitale wampaye. ese wazindukiye ko umwana yarize naguhamagara nkakubura vere? habaye iki se ko wimyoje vere? vere reka nkubwire rwose niba ari uko naraye ntashye nagasomye humura nta mafaranga nanywereye. oya ntayo rwose ni mugenzi wanjye wansengereye. reka nabuze inkoko yanjye Gasa, izindi zaraye zitashye we ntiyataha, none nzindukiye mu baturanyi mbaririza ngo numve ko ari we yatashye ndayibuze pe. ubwo se birasekeje ko nabuze inkoko yanjye Gasa? inkoko nziza nabuze na Mukagasana itera buri munsi idasiba koko. nyine igitumye nseka ni uko nzahwira ivere. ariko uri umwana mubi kuki utari wabimbwiye? nyine nayijyanye udahari. kuyijyana? kandi natashye nahembutse sinibuka kubikubwira. ubwo ari wowe wayijyanye kuyibangurira kuri za sake za kijyambere zo kwa mukecuru. kuki utabimbwiye se simba naraye nyitahanye? reka narayitanze. ngo wagize ute Gasa? ngo wagize ute? narayitanze vere. oya ntiwabikora urashaka kumva kamvamo wa mugabo. oya ni impamo sinkubeshya vere. nyine nararebye nsanga ahangaha dufite ihene imwe n'abana bayo babiri mpitamo kumuha inkoko. ariko ntibishoboka ntiwantangira inkoko. mbwira uwo wayihaye njye kuyikurayo none ahangaha. isoni ubwo se urisekesha intoki. ariko uzi ko nawe usetsa koko we. maze ubu inkoko yarayikandagiyeho utarakandagira na rimwe nawe ngo urajya kuyizana. ariko none hiri ayiwe wamenya unyura hehe se koko? niko uva wowe verena wavuka nurarenga kano gasantere kacu iwacu hano ku Mukoni urumva none ngo urajya kuzana inkoko yaraye mu murwa mukuru kapitali w'igihugu. umva aho iri hose menya ko nshaka inkoko yanjye nta mikino. ndashaka inkoko yanjye rwose. ariko se ubwo urakajwe nuko nahaye inkoko umuhungu wa mukecuru koko vere? oya mbwira twebwe mukecuru aduha ibingana iki koko? Emiri ko ari inshuti yanjye kubizi ko namuherukaga kera urumva koko hari kuva ino nta mpano muhaye. umva ndabyumva ko ari inshuti yawe ariko wamugabiye itungo ritari iryawe Gasa, wamugabiye itungo ritari iryawe kandi uritanga ntabwo twabyumvikanyeho. urabyumva? mbabarire rwose kandi uhumure n'ingi Kigali kumusura nyine nzahakora ibyikubye inshuro nyinshi iyo nkoko yawe si byose. wowe se kandi ugiye i Kigali ute kandi narakubujije? ariko ibyo bintu burimo ni ibiki? mera ariko yanyemereye kuzajya kumusura akanembereza uwo murwa mukuru hose w'igihugu cyacu. ntujya wumva se abagiyeho barahirira ko ari igitangaza. azanembereza. oya rwose sinywa sheri. akosuranywa kamwe kubera iki sheri? ntuzi ko kamwe kisha umugabo? nubwo nywa inzoga rega buriya sinzikunda kuko buriya zirambasha cyane. Mukami sinshaka gusindira kwa mabukwe. nusinda turagusasira uryame dufite inzu nini ihagije Adrien. ariko Adrien tugaruke ku by'urugendo rwacu. hari ikindi zo kugenda tugahitamo invitation ikoze neza kandi hagati nyine tuzashyiraho agafoto dufatanye nk'aka ngaka nyine ngufashe gutya. ndekura wa cyane muhasenge yasanze mfashe utyo. ariko buro wanjye iwe yarabyemeye. ndekura Adrien. uzi ko umuyaga ukoze ku rugi nkikanga. nakurekuye mukunzi mwiza. hanyuma se tuzakoresha impeta urahaza Adrien? simpazi ariko wa mubyara wanjye w'i Kigali azatujyana aho yakoresheje ize. wibuke ko uzaba kwa mubyara wawe nanjye nkaba kwa mubyara wanjye. ariko kuntinya nk'abiherezo tutazaba mu nzu imwe no mu cyumba kimwe. icyo gihe nyine
icyo gihe tukihorere tuvuga ibyo twateganyije sheri. Okay. Uzaba kwa Emile. Ariko umenye ko kugenda muri karitsiye z'abakire bigorana. Umuntu ntabona icyo atega uretse kugenda ku ipikipiki gusa. Uzihangana sheri, kuko nanjye sinatangira kurara mu muryango wawe tutarabana. Ikindi Emile amenye ko nageze i Kigali nkarara ahandi hantu byamurakaza. Uzakora ibyo yifuza da, utazamurakaza. Nabonye ari umwana mwiza. Atandukanye na mushiki we rwose. Yego ko uriya we sinahinguke no kumutumira, nzatuma Emile. Nze ko yirata kuva kera. Yirata n'iki se? Ntiyakuri hano kumukoni nkatwe twese. Niba Imana yaramusekeye akabona ubwo bukire nako akarongorwa n'umuzungu, byatuma yica ku bavandimwe be koko. Yaravuze ngo mukecuru namukenera ajya amusanga mu mujyi ntiyaza kwiteza abanyacyaro. Ngo urugo rwa mukecuru ruba rwuzuyemo abanyacyaro b'iwacu, bityo ntiyahazana umugabo we n'abana. Mukecuru nawe aramubwira ngo wo guca abantu mu rugo rwanjye azarorere kubazana. Yabimubwiye rwose mbyumva, bavugira kuri telefone. Emile se ko yahazanye abana be, nkabona bizihiwe no gukina n'abandi bana, wabonye barabaye iki? Aba Emile se n'abazungu wo karama we. Aha, no mwera atasha. Abazungu se si abantu nk'abandi. Niko babakorera bushake bigisha ku kigo cyacu, ubona tudasangira byose. Hari uwarwaye muri bo? Ninde warwara se? Ariko abantu bose bamuzi bavuga ko yirataga kuva kera. Njye naje kuba kwa masenge yaragiye kwiga muri kaminuza hanze. Nahamubonye rimwe aje gushakira mukecuru ibyangombwa ngo bajyane iyo mu bukwe bwe. Ndabizi ko ubukwe bwe bwabereye mu mahanga. Nyamara ubwa Emile n'umugore we babukoreye n'iwacu babona kugenda kuko bombi bari barabonye buruse zo kujya kwiga. Masenge yarishimye cyane. Birumvikana. Uburyo ubukwe bwa Emile atazabwibagirwa mu buzima bwe. Reka. Kuko aribwo yacyuje mu rugo rwe. Ajya avuga tuzi kujya gushyingira umukobwa wawe mu bantu mutavuga rumwe, mudahuje umuco. Muri make mbese niyo mpamvu yiteguye kugushyingira nezerewe. Cyane yamaze gutegura abakecuru bagenzi be bazicarana. Reka. Alo, ndakumva mama. Amakuru ki mwana wa? Ni meza cyane. Nizere ko umwisengeneza wawe na fiancé bashyitse amahoro. Bahageze amahoro da. Ahubwo nyine ndagukeneye mu nama y'ubukwe bwe. Inama ariko muzazikore ngiye nzaza nje mu bukwe mama. Ngo ngwiki? Mukamisha niwe wafite Emi. Nanjye kandi nuko. Kuzuje mu bukwe sinabikwemerera. Akazi mfite ko katanyorohe wakwihanganya ugafatanya n'abaturanyi mama. Hari kera ukiba mu mahanga Emi. Ubu sinabikwemerera rwose. Na mushiki wawe wigize umunyamahanga ugomba umushake umuzane. Ndabakeneye hano mu nama z'ubukwe bwa mubyara wanyu. Abana b'ubu rwose iyo mugeze mu mujyi wanyu muhagira kure cyane. Ahantu waza ukarara utashye koko. Nzaza rwose mubyeyi mwiza. Gusa umukobwa wawe niba umukeneye uzabimwibwirire. Kuko nanjye rwose ubwanjye nta nsura dutuye mu mujyi twembi. Ibyo nibyo Bibiliya yavuze rega. Ngo mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja. Niko muhugijwe n'iki gituma mudasurana mwaronse ibere rimwe koko? Niba se dutuye mu cyaro nawe utuye mu cyaro ku buryo atakugeraho vuba da? Erega ni akazi mama. Mva ku kazi naniwe, umugore wanjye nawe nuko, mushiki wanjye wariga. Niyo mpamvu rwose ntazi kazaboneka muri izo nama z'ubukwe. Muzakora uko mushoboye rero muboneke, cyangwa tuzabipfe mwabana mwe. Kandi iyo myitwarire yanyu muyihindure. Ako kazi mukora n'ayo mashuri mwiga ntibisimbura ubuvandimwe mufitanye ku buryo mudasurana. Uri kumva? Ndakumva mama. Ibyo mwihaye byo kuba abanyamwigendaho simbishaka rwose. Tuzagerageza mama. Ngaho reka nguhe Gasake ngo arashaka kukuvugisha. Alo Emile mu mwanya wanjye. Komera cyane Gasa. Emile we. Ndashaka kugushimira cyane rwose ubutumwa bwawe bwangezeho. Umukobwa mwiza Mukamisha yarantumikiye kandi ni ukuri rwose. Uri rutica umugambi pe. Uri rutica umugambi. Nategereje kumpamagara ndaheba. Nabizirikanaga rwose. Niyo mpamvu nazindukiye hano kwa mukecuru ngo muvugishe. Nagira ngo mubwire ko telefone ubu ngubu nyifite kandi nzajya guhamagara rwose. Kugeza utampamagaje ukagombera gutira mukecuru Gasa.
ntacyo ngaho mbwira nimero yawe Gasa. Harya nimero zanjye emiriwe sindazifata mu mutwe ariko mu kanya ndazireba nzikubwireye. Ikindi rero nyine ndashaka kwitegura neza ubundi nkaza i Kigali kugusura ye. Nta kibazo uzaze Gasa, ubwo ufite telefone rwose kungeraho biroroshye. Yego ye. Wow. You are welcome, my brother. Thank you, sister. Ndabona umaze gukora siporo. Numvaga nkumbuye koga rega. Maze iminsi mfite akazi kenshi nkagera hano bwije ntibinkunde. Ariko ubuzima bwo muri iyi si burasetsa koko. Bamwe bifuza kujya pisine mu rugo kuko bafite abonema batabasha kujyayo, nyamara nawe uyifite mu rugo ukabura umwanya wo koga. Ndabura da. Cyane ndetse. Abana se baraho ko badakoma. Bajyanye na se muri anniversaire y'umuzungu mwene wabo bakorana. Nuko ye uvuga ngo umuzungu mwene wabo ariko ye ni mwene wabo nyine. Hagiye bandakariye kuko tutajyanye. Mama aragushaka rero mu bukwe bwo gusaba no gukwa bwa mubyara wawe. Ntumbwire ko mama yakuntumyeho emi. Yakuntumyeho da? Kuko yarampamagaye mubwira ko nta mwanya mfite rwose. Niba ari ubukwe bwa Mukamisha nzamutwerera. Ariko kiriya cyaro cyabo nababwiye ko ntazagisubiramo. Ariko siko bikwiye kugendamo. Mukamisha nta wundi muvandimwe afite nitwe. Kuki wumva utagomba kuboneka mu bukwe bwe kandi uri mu gihugu? Sinabwira umugabo wanjye rwose ngo ngiye mu bukwe iwacu mu cyaro kandi azi ko mvuka muri Kigali mi. Shyira mu gaciro nawe. Kwa marene wanjye azi ko ariho mvuka. Azi ko kuba mama wanjye atabinaha hari uko yimukiye mu cyaro. Pas possible. Ubwo wabeshye umugabo wawe wanyu? Nari kugira nte. Ubwo sibyo bintu mama arabizimaho? Ariko maho ninde muntu ufite inzu nziza kuri centre y'iwacu? Ntabwo ari mama. Irore nire yo kwa marene wawe. Nyine ni nziza ariko hiri rwose ni habi. Ariko uribuka ishyamba unyuramo kugira ngo ugere iwacu mi. Maho iwanyu hazahora ari iwanyu. Urumva? Yego ni mu cyaro ariko ibintu byo kwigira umunyamugi cyane wumve ko utazajyayo ntabwo ari byo. Urantangiye. Kugira uzagera mu Burayi aho wahuriye n'umugabo wawe ninde wabigufashijemo? Ntabwo ari mama. Ndabihakanye se. None ngo ntiwagiye kuko ari mu cyaro. Ugeze ubwo beshya ngo uri umunyamugi. Ariko si ukwanga iwacu mi. Ni habi rwose nawe urabizi. Aya ntugakabye. Nako n'umwanya ntawo tuba dufite rega. Bana yanjye singizabona kontra y'umugabo wanjye irangira nkisubirira i Burayi. Ahubwo uzasubirayo kuko ndumva ko hino ahangaha ntacyo bimaze. Ariko rero da telefone zarabikemuye mi. Kemura iki se? Mama ndamuvugisha kandi ndumva biba bihagije. Ariko maho mama rero abona bahuretse ku mafoto. Ariko bana banjye si ngombwa kubajyana muri kiriya cyane mi. Nabikubwiye rwose. Sawa. Abanjye bajyayo rero tukajya mu murima tukuhirira inka tukazigaburira yewe tukanakama. Imirimo yose nakuze nkora nabo bakayikora. Wowe ni wowe. Wibagiye kongera ko abanjye arabirabura atari abazungu. Ariko ibyo ntabyo mvuze rwose. Mushiki wanjye rero w'amahoro ukwiye kwisubiraho ntubabaze mama. Ese ko nshinya mu mafite urugo rukomeye aho yuza kuvuga kwa cyakwera wari kuvuga iki? Yapfuye kandi ariko cyakwera ni ukuri. Zaburibuka koko. Aracyari muri arakomeye kandi yateye imbere bamuhaye inka yagira inka nta gikennye nka kera turi abana. Cyakwera we. Bameze neza rwose. Sha nujya mu bukwe bwa Mukamisha uzafotora ahantu hose n'abantu bose rwose unyereze nirebere. Ariko maho umugabo wawe nawe ni nkawe. Kuki atakubaza icyo cyaro nyoko yimukiyemo ngo akubaze n'impamvu utamusura? Karandire wanjye rwose ntajya yigora. Ibyo mubwiye nibyo yemera. Yewe reka nzabwire mama kurute aza gusura. Ahubwo ibyo umunyamahanga atazagira ngo twese turi nkawe. Ndabona kunsetsa fe. Aya ngize ukuri Mukami. Muri iki gitondo ubonye diriye watekereje icyerekezo wari urimo cyangwa ni ukurushaka fe cyane rwose kuko mu gitondo uri yanagize isoni. Ijoro ryakeye ryangendekeye nabi ku buryo bwagiye gucya namukumbuye cyane. Ibyo directeur yambwiye abonye nifashe ku munwa.
adire yaturutse haruguru uhagaze usa n'umurindiriye ntibabonye atinze kukugeraho mbona uri rukansura muhobera kandi umara nk'iminota 5 utaramurekura ahubwo sinari nzi ko diregiteri yambonye ndagowe nta kibazo yagize ahubwo yansetse aranezerwa arambwira ngo fe witangara ni kuri urukundo rumera sha nkuko nabikubwiye ijoro ryakeye rya mbere rirerire fe gute se kandi nubwo nakoze ibintu bidasanzwe adiriye bikamutungura natinye kubimubwira byagenze gute se we sha narose inzozi mbi feza we inzozi mbi warose iki kunteye ubwoba we narose nyine ubukwe bwacu burimbanije mu rugo twitegura bakaza bagasaba nta kibazo twishimye ntegereje ko adireza kumfata ngo tujye ku murenge gusezerana nuko ngiye kubona mbona arampamagaye nitaba telefone nishimye cyane mvuga ngo ndakumva my love nuko umuntu arambwira ngo hano ni kuri polisi mukunzi wawe rero twamufashe nahise nkanguka kandi kuva icyo gihe sinongeye gusinzira nukuri mbega inzozi kuki utamuhamagaye se nabuze imbaraga zimuhamagara fe gusa buriya namubonye nibuka izo nzozi niko kumugwa mu nda ndamukomeza ndarira yo mukame ese buriya wariraga narize sha kandi nyine byamuteye ubwoba buriya natumye akora akazi k'abandi nabi gusa namwemereye ko tuganira nimugoroba nukumubwira sha kabose koko ndatinyuka koko mbimubwire fe bimubwira sha akamenya ko yitwara erega mayi buriya mako ataha Imana yatanze ibitambo byinshi natekereje ndetse mama ni wa mukobwa wakundanaga na Adrien muhigira ni wa musaza w'umucuruzi wangendagaho yaraciye no kwa mukecuru ushaka kutuvangira mbese nta mahoro mfite nukubwira umukunzi wawe izo nzozi kandi ukamubwira akirinda umuntu wabenze niwe bashobora kumugambanira kuri ubu heza icyaha cyitwa gufata abana ku ngufu kandi bashobora kumutega akana ntaruvaruke bana yanjye we urushaho kuntera ubwoba feza we ndamubwira abaretse kwimukira mu nzu yacu rero abahamya iwabo azimuka ubukwe buri hafi mama ko nguhamagaye ukanyita burakaye ni amahoro ni amahoro wambabariye ntundakarire koko mama maho ndakumva ni wowe unyihamagariye nari narakwihoreye uzi ko ibyemire yambwiye ari byo koko ngo iki namugutumyeho ngo akumbwirire ngo amazi arashyuha ariko ntiyibagirwe iwabo wa mbeho aho uraho muri uwo mujyi wirata ngo ntiwazana abana bawe mu cyaro ngo umugabo wawe ntazagera muri iki cyaro da umenye ko ngewe bitanshimisha na gato ego nyagasani ariko siko navuze mama nyine umwana muto yararwaye ka gripe mbese nanga kumusiga kandi sinari no kumugenda narwaye rega ntacyo reka ibyatambutse tubyihorere mubyara wawe yarasabwe ntiwaza nizere ko kumushyingira ejo bundi utazahabura rega ndanagukumbuye mama ariko si ubwemere yazakuzanye nyuma y'ubukwe mama anzana he nyine urumva urankumbuye kandi ni ukuri nanjye ndagukumbuye mama ariko urumva ubwo bukwe kubutaha umugabo wanjye yagiye iwabo abana kubasiga ni ibintu byinshi urinda ubasiga se wabazanye babikimaho urinda ubasiga wabazanye koko ego kubazana mama ariko maho karame mama ko mubajyana za burayi iwabo wa se niho hafi kuruta inaha uwo mujyi mubamo muturusha iki umuriro w'amashanyarazi se amazi se natwe ibyo byose dusigaye tubifite disi we urumva nyine aho tubajyana barahamenyereye kuko niho bavukiye ariko rwose nako mama rwose tubyihorere byihorere rwose mwana wa iwanjye uzarorere kuhaza sinzabura abantu mu rugo rwanjye urumva erega mama nawe nuko uhita urakara utazi impamvu umugabo wanjye azi ko navukiye no mu mujyi niko wamubwiye hanyuma se ko atahambona yarambonye mu bukwe bwawe nawe ko ari nkaho ubwawe atekereza ko mbaye cyangwa wamubwiye ko napfuye mana nyagasani we mama ibyo nabivuga koko none azi ko mbahe mu cyaro ahubwo rwose yibaza impamvu utaza kudusura azabanze yibaza impamvu mutansura rwose mama mbabarira unyumve kuza aho ngaho rwose mbese
uzarorere maho uzirorere rwose ntibizabuza ubukwe bwa Mukamisha gutaha. Nshima Imana ko umwana wanjye Mira adatekereza nkawe, azaba hari n'umuryango we, urumva? Baba we ntabara gasake we ntabara ubaye ikivere ubaye urahiye vere we Imana ishimwe y'icyo sinari kugukira pe. ntumbwire ko wari untwikisha ati vere nyine igishirira gihubutse mu ipasi kituraho ariko ngize amahirwe nkibona itarashya da. tekereza agashati kanjye niguriye neganya kukajyana mu mujyi iyo kaba gahiye koko. nubwo ugiye bwose uramenye ko ntishimye gasa. ariko nyumva nawe vere umuntu ntiyari kunyemerera kunjyana ngo nongereho ngo n'umugore wanjye vere narashaka kugenda. ariko wari usanzwe ubizi ko nanjye nshaka kujya mu mujyi. wowe reka ngende urumva umujyi nzawutembera hanyuma nzagaruka nawe umenye nanjye mujyane mutembereze nawe aho ushaka hose. uzagira utega sa ko numva wagira ngo ugiye kuba wa mugabo we. ariko nyine mbese nawe urabyumva yuko ntagaruka nawe utembereye wose nyine. oya niba ari ibyo turabisubika gasa ntaho ukigiye ntaho nyigiye se kubera iki? kugira ngo mwereke ko ntakina ngiye kureba agashira bake. ngo ugiye hevere? ngiye kureba agashira bake mubwira ko atagomba kumurira umugabo inahangaha ngo amujyanye mu ariko garuka vere garuka ariko garukira aho ngaho. nta soni urashaka kuntana abana muri iki cyaro ngo uzagenda ugume mu mujyi uzereramo? ariko se ubwo urumva amaze ukwezi kumwe nkagaruka? ntibishoboka gasa ntibishoboka rwose. icyumweru nako nacyo ni cyinshi ariko se ko mutagira isoni wajya kwicara mu rugo rw'abandi ukwezi kose uvuga ko ukibasura? Miri ni inshuti yanjye magara njyewe n'umwaka rwose nawumarayo nta kibazo. ariko gasake ibyo uvuga ni ibiki koko? ahubwo reka muhamagare mubwire ko ejo kare nzamusesekaraho. byagenze biti? mbaza nkubaza deri umugabo namutegereje ndamubura pe. no kuri telefone isi ni impamvu duheruka kuvugana ambwira ko ageze i Muhanga kandi nanjye ubwo natsaga imodoka njye Nyabugogo nyuma namuhamagaye telefone ndayibura. haba we hamagara iwacu basi ubaze mukecuru. mukecuru se mubaze iki koko? nyine wumva ko uwo mucuruzi yakubwiraga yamuzanye kandi nkubwira ko twivuganiye ambwira ko ageze i Muhanga urumva ataje koko? baba we akose ubu koko gasake arihe mwana we? gasake mucuti wanjye rwose arambabaje nyine ubwo yambwiraga ntusige imodoka nzanye ibishyimbo ibitoki ye n'amateke nako nzanye n'isake y'igisore mukecuru yampaye ngo nkuzanire none. nyamara ndumva njye tudakwiye guterera iyo akose ubu wahamagara iwacu tukababaza imyenda yaje yambaye ubundi tukajya Nyabugogo gutanga itangazo. oya sheri byatuma umugore w'agasake ahangayika kandi wenda nta n'ikibazo yagize. telefone yashizemo umuriro bayimwibye cyagenze bite koko? ariko yaragushyiramo umuriro urambwira se ko atatira uwo mugabo wamuhaye lift akampamagara? ikibabaje rwose nuko wasanga atari afite n'iti kimusubizayo. uyu mujyama yakunda yera umubebi wanyu aramwira ko zayicuga ziramufata abatera sitori nagotwa muri geto umwana ndabona yiyo ndabona aryoshye ntabwo narayoka. ariko siwe mwa koko ubu ni wambere koko none se kuhazanya hano mbwira ngo Mira uramuzi tukaba tuhamaze amasaha arenga ngahe muri wambeshye koko yawe mwana? turamaniga musasa ese ubundi wanyu ni Babylon wowe usutse babos se ndasa nabi wa mwana we. ntumenyere rero ishati yanjye ntuyirebe utya none rwose nayiguze ejo bundi ngiye kuza hano mu mujyi n'ubwa mbere nyambaye. ubwo nakora kansiga nyine nzagakuremo ubukara mbona y'umusiki.
ariko none muvuga ikinyarwanda ko kuva kare numva uvuga imvugo zitumvikana. Twe tuba twarariye puberi musaza, twari hagati gito muri iyi gemu. ngaho rero nzanira ya telefone yanjye wajyanye ku muriro mpamagare Mire. Telefone viye ubu yabaye kipepe. ngo iki ducaye ku maso musaza, ubu nanjye ngiye kujya ku myako. Ubu nanjye ngiye ku myako. ngo yabaye iki? Ariko sinakwiye ko nitwa kipepe. Ay mama, kipepe kipepe. ngo iki? kandi ushatse watigita ukamvira mu ngangi narakuraburiza ku mashumi yanjye musasa. ngo ngire nte? digita se nyine subira muri gare ukomeze utegereze uwo mujyama wawe waje gusura. none se ninjye waje gusura? ntibikira kandi wari wambwiye ko umuzi wa mwana we. ngeze nshinzwe kumenya abatuye mu kavumu, njye ntabwo nshinzwe kumenya abavuye b'abatawuni musaza. aca kuriya mabebe Mire yarambeshye. mbanza atatuye i Kigali. none nagereye saa yine z'amanywa nabaza abahisi n'abagenzi nkabura n'umwe umumenya. none nawe wambeshye, none urampindutse koko? niko yewe mwa gahuse tigita vuba cawuviye, ariko nabamere namwe muri abada. mpereza ubwa ku gashati imana, mpereza nanjye nsapfe imana. ahubwo wowe mpa telefone yanjye umpena ya nkoko n'umufuka wanjye naguhaye. ubu wagare agiye kugaporeza mse. perezida w'umura ako gashati ubu usanga rujya mu mujyi ucaye ku maso atari ukujugajuga muri uno mujyi. mpereza se vuba cyangwa mpamagara amaniga abagenzi yanyu. ese ko mbona usa n'uwataye umutwe mu kami, ndumva afite isereri ahubwo fe. igumana yanjye akira amazi wowe, mbega umunaniro. ariko se wawutewe n'iki mu kami? ufite inyogosenge ugukunda rwose kandi ntako atagize. mvuze ko hari icyo naburiye mu rugo rwa masenge nabamuteje urubwa fe. wamuteje byo ko yaranambwiye ngo aka gashahara kanjye ko mu bwarimu ninkareka ahubwo nunganira umugabo wanjye, dore inzu yaramunaniye. rahira, mbega umubyeyi. ni ukuri yarabimbwiye, yarambwiye ngo uri umwana wa musaza wanjye nakundaga, nzagushyingira kandi abazabibona bose bazatangara. anabwira iwabo w'umusore ngo umwana wanjye nimukamisha ntazakobwa amafaranga, azakobwa inka. erega mukamisha nyogosenge arakize kandi arazwi hano iwacu, ntabwo rero yakora ubukwe budasobanutse. ajya babazwa n'uko umukobwa we yagiye gukora ubukwe akabukorera mu mahanga, arazi ko azamushyingirira ino. ubu rero ngo ninjye mukobwa washyingiye. ahubwo se we ntuhe muri bariya abagore b'abanyamugi nabonye hano. winsetse fe, uwo mahoro aza hano? aha, bariya ni abakorana n'umugore wa Emile. no, ntibishoboka. ntiyagutahiye ubukwe? nta kibazo mfite fe, ngo icyara kivuyemo ntiyahagaruka. ndumiwe koko, abanyamugiye ubusaha iwabo habaye iki? iyo mu mujyi se afite inzu nk'iya mukecuru ni bangahe? ni bangahe se nyine njye wagiyeyo? ariko ntacyo tubyihore bitambihiriza umunsi. fe, jya kundungurukira sha undebera uko adiri yareba. nareba se uko asanzwe areba mu kami. uretse ko mvuye hanze nyine ngasanga batarabaha ikaze. maze rero ntuze kunsebya, urumva utinya kumusoma kwa kundi twabivuganye. uramenye se nabyemeye fe? ni kwitama, ibindi bizabera mu mbere kandi nabwo igihe cyabyo nikigera. ariko mukamisha ntugakabye abaturage. uramenye mama we.
wa mugore we kandi nakwiyamye muranshakaho icyo waretse nk'isinziriye usinzira byaye ko nakomeje kukumva wigaragura ndeka rero ndakwiyamye oya waransibije gasa kubona koko mu bantu batuye n'ahangaha ari wenyine utarabonetse mu bwo kwa mukecuru mbuboneka mu mbushakamo ikibari yanacanye nabo mu bantu ngewe ubu nta nikira kuzongera gukorayo rero ikiraka byararangiye ibyo byose byararangiye ariko gasa nge nduva barenganya n'impamo wabuzwa n'iki se gushyigikira nyokobusha yaba mukecuru yaba umuhungu we nta n'umwe wagize uruhare mu byakubayeho rwose gasa nta n'umwe wagize uruhare mu byabayeho ni ukuri koko vere umuhungu yambeshye ko atuye i Kigali nyina yarabyumvaga yigeze amunyomoza gusa kugeza ubu sindasobanukirwa icyo bashakaga kugera nkunze ko wibaza ukisubiza urumva barakubeshyaga ngo bagere kuki ntabwo ibyo Rafaeli yambwiye nibyo yakubwiye ngo iki gasa yakubwiye ngo iki ko nzi ko amagambo yaterana yambwiye ko wasanga Emile uriya uvuga ngo atuye i Kigali atajya arenga i Nyamagabe cyangwa i Huye atuye hamwe muri aho nagenda abyemeza abikubwira se yabihagazeho none se reka nkubaze vere ni gute umuntu yaba atuye ahantu ari umukire ugasanga nta muntu n'umwe umuzi urumva ngewe gasake ko nigereyeho abakire bose baparika imodoka zabo ahitwa Nyabugogo urumva nkahasanga imodoka nyinshi cyane uwo mbajije wese ati simuzi nkareba imodoka ye nkayireba sinyibone kugeza ubwo negereye izigenda mu muhanda nkajya nzihagarika nabaza bakanshwishuriza urumva si bw'uwo mwana w'umutekamutwe yambeshyaga ngo waramuzi ngo ninzajyane kumunyereka rero gasake njye ndabona ibyakubaye hari uburindagizi bwawe no gutwara telefone itarimo umuriro byose ni Emile na nyina urumva telefone sinari nayiraje ku muriro se bayikuyeho batutagiyemo wikomeza gushinja abantu ibinyoma gasa rwose nyamara abakire ntimuzi aho bakura ubukire bwabo wabona bari bantanzeho ibitambo kwa shitani ngo mpfe maze Imana igakinga akaboko ariko ibyo uvuga ni ibiki koko gasa ngo bagutanzeho ibitambo oya reka nkubwire Rafaeli yamfunguye amaso kuva ubu nawe ntuzasubira gukorera uriya mukecuru ugikuzimu ibyo bintu nibyo musigaye muvuga mukecuru koko gasa niko mvuze rega kandi sinjye impaka nawe ntuzasubira gukorera bari abantu bashaka kuntangaho ibitambo umva rero nkubwire ntushobora kumbuza gukora akazi kanjye kubera amagambo adafite ishingiro ikindi kandi Emile azataha ejo ugomba kumusaba imbabazi z'ibyo bintu rwose ngo ngiye musaba imbabazi se nakoze iki ahubwo yazinsabye ari we aho yazinsabye ari we ngo ngiye abari njye umusaba imbabazi nyamara wazimusaba ariko kuki utanyumva vere ubu iyo mpfa ntiwari kuba upfakaye ubu iyo nahura n'umugira neza ubu ntiruba rwarosha imonyo yarandiye kera oya gasa wihumwa amaso n'amagambo rwose wasanga Emile nawe yarahangayitse nyamara ahangayikishwa se n'iki ndi umwana we ndi se ndi nyina ndi iki uri inshuti ye gasa uri inshuti gucudika n'abakire narabibonye vere iki cyayi dore haramutse ikibundamaho ahubwo se ndagishobora deri ihanganisha umuntu umbwiye ko waburaye koko none ngo ntushobora icyayi mva kumungerageze ibaze iyorera deri akira ajyana ariko ubundi ubu ntutwitemaho ubwo ibyo ni bizima koko reka deri umuntu habaye kimwe ukabyarana ni amahoro w'amaho ariko ubundi n'iki gitumye unzindukira hano maho ibyanyu imbwa zabirwaniye amaderi ko rega buriya maranye igihe ibibazo maze mwe mukabyita kwirata ngo nanga kujya iwacu mu cyaro kandi umugabo nari mfite umugabo wari ufite umugabo se yabaye iki yagiye iwabo mu biruhuko maze nyakunyagwa ndusha ubwenge ajyana abana sha nyine ndabizi ko bagiye mu biruhuko
ejo rero nagiye kubona mbona imeri ndende y'umugabo wanjye Deri ambwira ngo ntazagaruka muri Afurika ngo nta kibyo twashakanye nzabihamane nawe azahamana abana. ese bitewe n'iki we? Deri ndeka nyine nakubwiye ko maranye igihe ibibazo. Hari igihe nagiye ku kazi aho yakoraga mutunguye nyunguye ibiro by'asanga se kuko ndabivuga usanga ikima usanga rwahanye inkoyo n'umukobwa bakoranaga. yebawe ntibariwe bajyanye rero ntumbaze gusa mbabajwe n'abana banjye. bana we abana banjye Deri ibi ni ibiki koko kandi? ikimbabaza ni uko niciye ku muryango wanjye nkamwizirikaho simuva iruhande byarangiza bikanga none bikaba birangiye nawe. ariko ibyo ntibisobanutse pe. ese kuba wari ufitanye ibibazo n'umugabo wawe no kwanga iwanyu ngo ni mu cyaro ibyo ujye bihura biti? erega umugabo wanjye yambwiye ko wamweretse kwa Marene wawe uhita iwanyu. ibyo byose sha byari kugira ngo abone ko ndi umusirimu wa muvandimwe we. ariko ubundi musaza wanjye ari hehe? musaza wawe yaraye iwanyu? nibyo. niba ari ukubera akazi kenshi yakoze mu bukwe mukecuru ntiyari ameze neza. mama wanjye koko akarwara niba nambwire ndagiye Deri ngiye iwacu. ayiwe ibi ni iki? ubaye ikize kandi komba nawe uwamuho ubaye iki ko wikubise hasi? nimunabare ndatabaza ndakoko nimunabare we. ubwo urabona nakuguha koko Gasa? wabonye nishwe n'amabandi yo mu mujyi none urashaka kungongesha imodoka yawe koko Emi? Gasa inshuti yanjye yo mu buto niki cyatumye ndakarira koko ukarakarira mama? Emi mbabarira ni inyongera igare ryanjye sinshoboye guhangana nabo tutanganya agahanga. Gasa kubona ngutegereza nkakurangiye n'umugore wanjye koko twakwiteguye ntabwo wamagana no kuri telefone ngaheba nkajya gushaka agashiraba cyahagemura amakara ngasanga ngo yahavuye none wampembye kundakarira utambwiye uko byakugendekeye koko. ariko Emi ndakumva mbwiza ukuri utuye i Kigali? niho ntuye Gasa. utuye i Kigali rwose? ko mfite amakuru avuga ko utuye mu mujyi wa Huye. akira ikarita yanjye y'akazi yifate rwose Gasa ureba wunkorera rwose ni i Kigali pe. ariko ushobora kuba uhakorera utahatuye ahubwo utahihuye. niho ntuye. none se Gasa niba utuye i Kigali ni gute umuntu w'umukire nkawe w'imodoka nk'iyo ngiyo watura ahantu abantu ntibakumenye? none se wabajije nde Gasa? nyine umva ukuntu ibintu byagenze. nyine ngiye nagashira bake yaranzanye tugera Nyabugogo. yego nyine gashira bake ati sigara hano Nyabugogo ngiye njyanye amakara ku Muhima. yego cyane urabizi ko wari wambwiye ko usanga Nyabugogo nyine. nyine Nyabugogo ndahagarara ye mbona sinkubona pe. ntangira kubaririza umuhisi n'umugenzi urumva nta muntu wandusha Emile ntangira kuzenguruka izo modoka nyine aho muba mwaziparitse Nyabugogo hariya ndeba iyawe ndaheba ndeba ibirango ndaheba uwo mbajije bamwe banshira abandi bankwena abandi banseka abandi banshwishuriza koko nuko rero muri uko kuyoberwa icyo nkora mbona agasore kamwe niko kambwiye ko kakuzi nuko tujyana gutyo mbona ariko karanyuza mu nzira itajya inyuramo imodoka
nkakabazane se yanemera hanyuze imodoka gute kati ayisiga ku muhanda maze karagiye kanyicaza hano ngo niho uzamukira muri buhanyure ngo tubonane jewe miri kanyaka telefone yanjye nyine yari yashizemo umuriro nuko rero gahamagara uwundi muhungu w'umusore ufite ibintu ku mutwe nyine bimeze nk'imisuko y'abagore nuko kayera yimuhango ntagende ngo ajye kuyishyirishamo umuriro imitwaro yanjye nayo barayimbikira ariko nareba abantu bose banyura aho ngaho nareba utuzi turi aho ngaho nkibaza uko hagiye gutura aho hantu n'umuntu w'umukire koko nemera ariko nyine urumva sinarinzi iby'i Kigali ndaruca ndarumira ndicecekera yewe gasa wahuye n'ingorane n'ukuri uwo mwana rero yanyambuye ibyanjye byose kugera no ku ishati yanjye narenguze nyizanye i Kigali ishati yanjye rwose iyo nahura n'umugiraneza ugira ngo ni kari kambayeho nkataha mbonuje se yumvikana rwose warahuye none se gasa ndakumva wanyemerera nkakujyana mu mujyi iyo ubwanjye rwose nkakwivandira inama mu modoka yanjye nkakugeza iwanjye kandi nkagutembereza umujyi wa Kigali rwose nk'uko wabyifuje kuva kera i Kigali emi nakongera guhura n'abanyamujyi nabigirane koko emi nabigirane Juru ryanjye se kuzindutse ugiye wibagiwe ko njya gusigara ku rugo iwacu Juru ubu ngiye kwirirwa hangiye nyine koko urihangana shu ariko se ubundi uwo mubyara wawe yarwaye ikira ni birebire sheri uw'amahoro umugabo yaramutaye amutwara n'abana ararwara araremba urumva ko nta wundi muntu wamuba hafi utari nyina yababa we nibiba ngombwa rero umenye ko mukecuru azamuzana inaha akaba ariho amurwariza kuko ntiyatinda y'ubucuruzi bwe bwahadindira iki cyaro cyacu se arakimuzanamo agishobore azihangana none se uwo mujyi yakundaga kutamuhiriye urumva yakoranaga n'umugabo we akazi ke kararangira ngo umushinga yakoreraga wari urangiye umugabo nyine arakomeza arakora wake kari kagikomeza abonye ikiruhuko ajya iwabo ajyana n'abana agezeyo nyine aramwandikira ati bayi bayi mbega ibibazo n'ukuntu abagore mukunda abana rero ubu yumva yasara tekereza wantwariye abana ariko adiriye wabyakira nyine simbizi Juru reka ngende rero ngaho genda Juru ryanjye ariko rero ndagukumbura nkumbura unsangeyo jya umenya hariya kore kwa mabukwe mwubaha kubi ariko rero nimugoroba sinizana uraza kuntwara mukecuru nahagera ukore ku rusinga gusa ndahita nza urumva shusho muganga akubwiye iki mama ambwiye ko amusezerera ariko nyine ngo ni ukwitwararika ako si undi mwandetse mama kora icyo upfe nk'uko ubishaka se maho ubu si ubundi bumaze iki kuri iyi si twe turashaka kugufasha icyatuma wibagirwa ibyahise maho cyakora niba ushaka itike ikujyana i Burayi gukurikirana abana bawe nabyo twabishobora da tuza mwana wanjye abana bazakura kandi bazashakisha nyina wowe tuza kandi humura nturi wenyine urumva amaho abavandimwe turahari kandi n'uwo utegereje nk'umwana mama ndakumva mwana wawe ngusabye imbabazi rwose nitwaye nawe humura nanga kuza iwacu ngo ni mu cyaro nyamara nta wundi muntu wahwana nawe kuri iyi si maho sinjye musaza wawe nawe ni uko Emile karame mama jya kureba ko barangije gutegura izo mpapuro zimusezerera reka njye kureba namwe ariko musigare mwitegura rero sinshaka kongera kukubona urira amaho urumva rega mfite agahinda mama kikisi mfite agahinda ko ngiye ahantu nari nariciye ntawahanciye nta heza haruta iwanyu mwana wanjye kandi nzi ko n'abantu baho ari beza humura bazakwakira neza kandi bazakubanira neza umugabo wanjye ibyo nkoreye Imana izabimwiture gusa nta kindi
nihorere. azi rero ko yampimye ngo ntwaye abana ntazi ko yasize ntwite. ngusabye gutuza amaho, tuza mwana wanjye. numva mfite ubwoba gasari. ko ufite ubwoba bw'ikivere kubera ibyakubayeho ubushize. uriya nta mpamvu yo kugira ubwoba kuko njyanye na Emira aranjyana ngeze iwe mu rugo ninkenera gutembera ngo azajya ntembereze. abantu mukunda umujyi rwose. erega vere mu binjyanye harimo no guhiga cya cyana vere. ikihe cyana se? cya kindi ngo ni cya kipewupewu, cya kindi cyanyambuye utwanjye kugera no ku mwenda nari niguriye nagiye nambaye mushyashya. uwo mujyi se ko numva ngo ubamo abantu benshi uzamubona ra? nzamubona yewe nzamucakira mwereka abapolisi bamunyishyurize njye. yakurushije umujyi kandi n'ubu aracyawukurusha, azakubona mbere akwihisha ariko rwose. none se vere kudatema cya gitoki nakubwiye urabona nahinguka mu maso y'umugore wa Emiri ntacyo mushyiriye koko. ariko se uko uzi guhinda ubu nyirabukwe ntiyamupfunyikiye. oya nyirabukwe ni nyirabukwe, nanjye ndi gasake umugabo wa Verena. ndakuzi icyo wiyemeje, reka nze ngiteme. giteme hakiri kare kibe gitama kakama. Emire yambwiye ko duhaguruka rwose nimugoroba. gasake washyushye buhoro ko n'ubushize ugenda utari washyushye. vere ndabizi nzagaruka nzi umujyi neza wose urumva kapitari nyizi neza cyane. kandi nawe vere uzajya ugenda utewe ishema no kuba ufite umugabo uzi umujyi kapitari y'igihugu cyacu. nyamuneka uramenye uzitonda utazongera guhura n'abanyamujyi. uzitonda utazongera guhura n'abanyamujyi rwose. ntibishoboka, ntimurahaguruka Emi. ubu nibwo ngiye guhaguruka sheri. Emi urabizi ko nanga kugenda nijoro rwose, rusubike muzaze ejo mu gitondo. ejo ntibuka gahunda dufite aderi. ubwo si uwo mushuti wawe uzanye nijoro ko karabona umujyi gute? tuzafata umwanya wo kuwumutembereza. none se mahoro wameze ate? yewe mahoro ari aho kandi ameze neza, ahubwo nkurikije uko mama mutetesha rwose azicwa n'umurengwe. ubwo ameze neza nta kibazo, azagenda yiyakira buhoro buhoro kandi n'icyaro azagera aho abonerega ko ntacyo gitwaye. maze nanjye ni akazi, atari akazi nakuzana tukibera hano iwacu rwose. urugendo rwiza rero sheri, ndabategereza ndaryama ari uko mugeze hano. yego urakoze sheri. uragira ngo nkore iki ko mbahamagara ntibayifate vere? ongera ubahamagare mukecuru. uyu mubyeyi ndamugira nte koko? erega mfite ubwoba ko umugabo wanjye ashobora kongera guhura n'abanyamujyi bakamugirira nabi nk'ubushize mukecuru. umugabo wawe yagiye ajyanye na mucuti we Emiri, ntumwizeye se? Emiri ndamwizeye nyine, none yaragiye wenda rwose amugezayo, ariko se ko gasake umuzi yiyemera kubi none yakwiha gutembera wenyine agahura nabo koko? jya mu kazi kawe vere, ndakomeza ngerageze guhamagara umuhungu wanjye cyangwa umugore we, ntiburibwire ntamenya amakuru ya gasake rwose. erega mfite ubwoba bw'ikizi. reka njye mu kazi ariko buriya gasake rwose wanjye. jya wizera Imana ariko vere. shagasa ugenda rwose tuzasigara n'irembo. ariko rero muransekera ubusa ngenda avuga ibyo mbona. gasake uraha rwose niyoroshye. none se gasa urashaka kugereranya imyambarire y'iwanyu mu cyaro n'iy'abanyamujyi? numiwe pe, numiwe. uzi ko abakobwa umuntu abareba n'abakure w'amaso kubera ukuntu bambaye, uko bisize, uko bagenda binyonga we. ariko reka mbabwira, uzi ko numvaga ntavariye ku muhanda. gasake rwose. gasake arasitse. nzasubira iwacu mfite amakuru menshi cyane rwose. mbega umujyi, mbega abantu, mbega umujyi, mbega imyubakire, dore imyambare, dore imodoka,
dore abantu dore imyambarire nanjye nk'abagasake w'umurebyi yewe data we ariko gasa ngira biboneye kuri rwose ko cyagiye utari kumbaririza ngo imbone mbabarira rwose inkuru ya gasake yo kubaririza ngo nta Emile mwandangira aho tuyo yihorere rwose mbabarira uyireke mubyihorere shaka bigasekwa nk'akeza none se ko aho nari nabarije ntaho hahuriye naho nasanze mutuye mw'abantu mwe ariko rero uroye ni ukubera ari umujyi hari nk'iwacu hariya mu cyaro baba bakuzi rwose ukuntu uri umukungu ukomeye pe kuko reba guturuka hariya ku gasharu ukambuka kiriya gishanga cya kiru ukazamuka hejuru ku gasantere k'iwacu hose mukecuru baramuzi nta muntu utamuzi pe gasa mu cyaro no mu mujyi haratandukanye cyane none se mi ubu koko wamfashe iki ngo mbone wa musore wanyambuye ngo mubone mwereke uracyamutekereza koko gasa uriya musore gasa umujyi wamo abantu b'ingeri zose harimo nawe bawujemo guteka ishati yanjye nziza nshyashya nari naguze uwo munsi nayiteye ipasi koko wenda isake n'ibindi by'abijyana ariko mbona ishati yanjye rwose gasa ese ugira ngo ni we wenyine yambuye kandi nubwo yakwambuye yarakwigishije kuko utanugaruka ntuzizera abantu cyane cyane abo ngabo b'inzererezi batega abagenzi uzabanza ushishoze cyane rwose abanyamujyi we najyane ariko siko twese abatuye mu mujyi turi babigasa kuko nk'ubu rwose tuwutuyemo kandi turi nk'abo ngabo bakwambuye cyane rwose ndabyemera kuko n'umugira neza natekereje ibyanjye akantegera insubiza iwacu akampa n'agashati ko kwambara nawe ni umunyamujyi nyine none se gusa ndakubaha guhakaza akakubwira ngo wihanire n'ahangaha mu mujyi wabyemera kubera iki se gasa kubera iki se ugomba kuba gasa reka mbabwire icya mbere ngewe gasake sinamenyereye kuba nyamwigendaho nka kuriya nabonye mubaho urumva iwacu urabyuka ukajya mu murima unyuze ku rugo rw'umuturanyi ukabanza ukamuramutsa ukamenya ko yaraye neza aramutse amahoro urumva kandi nawe nuko biba byagenze aba yashishikajwe no kumenya ko abaturanyi be baramutse amahoro none mwebwe nibajije niba muri abantu niba muri iki byaranyobeye kuko ntabyumva neza gasa nyine nawe reba simaze iminsi 2 mu rugo rwanyu hari umuturanyi wanyu wari wahakandagira se namwe kandi ni nk'uko nabonye arunguza muri ayo mamodoka yanyu muyavimvira umuzamu agakingura mukinjiza imodoka zanyu mugaparika namwe nuko mukinjira mu nzu pe habe guhamagara hirya ngo mumenye ngo kwa runaka bameze batese bari amahoro ibyo se nabivamo ngewe aho ubuze kuri gasa ahubwo umuturanyi rwaza umwana akajya mu bitaro ntubimenye umujyi ni mwiza umuntu amenya ibimureba reka ubwo bunyamujyi bwo kuba nyamwigendaho rwose n'urukundo ruke na ntabwo reka ashwi njye gasake sinshobora dore muri uyu mukino abanyamujyi wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Mukecuru Helena mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Emile mwakiniwe na Ndabananiye Rwema Jean Dora Croix, Mukamisha mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Feza mwakiniwe na Ingabire Mimi Marthe, Uwamahoro mwakiniwe na Karangwa Liliane, Gasake mwakiniwe na Niyitegeka Gracien, Verena mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Adeline mwakiniwe na Mugeni Aime, Adrien mwakiniwe na Hobukubaho Hyacinthe, naho Kipepeo mwamukiniwe na Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean de Dieu, uwafashe amajwi ni Hobukubaho Hyacinthe. Nimugire ijoro ryiza.